ibi byose igituma mvuga yuko ari ibintu by'ubugambanyi mwagiye mubona ba bandi bisa abatangabuhamya ariko njye nabita abatanga b'inyuma kuko abasaba abatangabuhamya ubuse wavuga ute ko narindi kuri gereza itariki 6 z'ukwa gatandatu 2019 nari maze iminsi 2 mu nama ordre de mission yanjye ni itariki 5 ni itariki 6 ariko narigabye itariki 4 ku itariki 6 inama yarangiye saa 11 twasabye commissioner general abantu baba mu ntara kurara Kigali tukagenda mu gitondo nagarutse ku itariki 7 ayo matariki mbabwiye aho ibimenyetso byayo ngibi bampuza bate ni itariki 6 zo gutanga amabwiriza ese ubushinjacyaha buza amategeko bukurikirana ibintu bwakabaye bukora iperereza bushingira ku information z'abagororwa gusa hatiyongeyeho n'akantu n'akamwe aba batanga buhamya uko mu rubareba ni mu nyemerera ndabasobanura aba ni abantu nayoboye imyaka 4 uyu Rutayisire mwabonye wagarutse inshuro nyinshi uyakatiye burundu ni umuntu wananiranye mu magereza umaze kuzenguruka amagereza yose uyu Rutayisire Adrien uyu ex-fari kapiteni Isidore Bwanakweli yavuye peseka ajya Nyanza muri transferi za indiscipline ava Nyanza agaruka Rubavu ahansanga uwo ikintu yamvugira kizimaniye ese iyo mukurikije ukuri umuntu yibwa ikiringiti muri gereza iyo dosiye yagera no kwa delegiteri kuba bakora amanyanga menshi muri gereza utuntu dutandukanye tukarangizwa n'ubuyobozi imbere muri gereza delegiteri wo guhabwa raporo y'ikiringiti just imagine ikiringiti akaza ku intervene ikiringiti bakibye bararipotinze nta nubwo yigeze ndipotingira ikiringiti kirabonetse uwakibwe ntanza mabwiriza ngo nibamwice ibyo ni harabika rikabije ariko ndagira ngo nyakubahwa perezida w'iburanisha ntumenye ko iyi ari imigambi nacuriwe y'ubugira kabiri ubwa mbere ngira ngo mwigeze kubona umugororwa witwa Horushakiye Protogene ukomoka muri Ngororero wagaragaye ku mateleviziyo atandukanye agaragaza ko yamugajwe n'akayumba muri gereza ya Rubavu nyamara RIB yarakurikiranye isanga yakoze inyandiko mpimbano ubafungiye muri gereza ya Ruguru uwo ni umugambi wari wacuzwe wo kugira ngo ashyiraho ibyaha abikoranye n'abandi bantu afungiye haruguru hariya iyi rero uyu ni umugambi w'ubugira kabiri aho ushobora mwagiye mubona uburyo aba batanga buhamya nita batanga binyoma bagiye bavuga bivuguruza murebe umutanga buhamya witwa Uwambaje Imana Damien aho agaragaza ko Delegiteri Kayumba ayo Gapira ayesi Baziga bari kumwe batanze amabwiriza yo gukubita Nzeyimana Jean Marie Vianney kubera ko yari ikiringiti bikamuvira mu rupfu uyu Gapira higeze mbere ayo yabaga Musanze sinigeze nkorana nabo ubwo buhamya bw'aba bantu mu bufata mu bushingiye uyu uri ku mwanya wishize ku mwanya w'inyuma n'Umurongo Patrick amateka ye yabaye muri gereza ya Gasabo ava amagirwa magana ku bwa indiscipline agarurwa Rubavu uyu ni we ringirida w'iyi kipe ku makuru mfite kandi y'ukuri uyu Munyurangabo rero gukora ibi ngibi akabikoresha abangabo
Munyurangabo yarakatiye imyaka 7 muri gereza, akora ibyaha 2 bimukatira imyaka 5 iba 17. Icyaha kimwe yari yarakuyemo dosiye muri gereza yirukanisha abacungagereza, ni ngewe wakivumbuye nge mu rukiko ndakizana. Ubuse nk'uyu yamvugira iki? Nyakubahwa perezida w'iburanisha, ndagira ngo mu bushishozi bwanyu aba bantu bitwa batangabuhamya mubashyireho akabazo. Bagombye kuba hari ayandi makuru ubushinjacyaha bwanakurikiranye, kuba butaragiye no muri gereza nibura ngo bubaze abandi bantu batandukanye n'aba ngaba, kuko muri gereza hari inzego zitandukanye, hari abanyamadini, hari abafashamyumvire, ariko bagafata aba bantu nakwita criminals, aba bantu bakatiye burundu bose uretse uyu Semahano. Aba ndabazi. Semahano ukatiye imyaka 26. Semahano akavuga ko namuhaye inshingano zo guca inkoni. Just imagine. Gereza ya Rubavu murayireba, nta shyamba ifite, ishyamba ryo riri kuri Muhunga. Umuntu ukatiye imyaka 26 asohoka bamwanditse mu gitabo. Kuki ubushinjacyaha butagiye kureba niba yanditse no muri icyo gitabo? Ese umuntu ukatiye imyaka 26 yajya muri Muhungwe wenyine? Ese ibi kuki ubushinjacyaha budashobora kubireba ngo ubone ko ari ibinyoma? Uwitwa Ronje yavuye Gasabo ajya Nyanza, ava Nyanza agaruka hariya, yagiye agerageza gutoroka inshuro nyinshi, ariko kubera ko bari baramumpayeho amakuru nashoboye kumuzitira ku buryo atabona aho anyura. Wibaze ibi bintu byabaye 2019, mpava mu kwezi kwa 7 2019 njya Nyarugenge. Icyo gihe cyose amagereza RCS ifite structure, intelligence, human rights, legal, sociale, abantu bashinzwe ibintu bitandukanye ku rwego rwa headquarter. Gereza irasurwa n'inzego z'umutekano n'abaprokireri na prison fellowship, ibi inzego zitandukanye. Kuva icyo gihe cyose aba bantu babuze ahantu batangira aya makuru ya Kayumba yarahavuye yaragiye. Icyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Nyuma rero nza gukurikirana kumenya mu kubazwa kwanjye nagaragaje ko ntazi Nzeyimana Jean Marie Vianney nta n'iby'urupfu rwensi, ariko nashoboye gukurikirana na metri wanjye dusanga Nzeyimana Jean Marie Vianney yarapfuye ku itariki 6, aho bigaragazwa ikintu cya mbere ni iri tangazo ry'uwari unyungirije wari warasigaye kuri gereza Kamanda Pateri. Ibi tubifite bareba Dr. w'ibitaro, Chief Superintendent Ernest waje ejo bundi akora ikintu ngewe niba nshobora kuvuga ko ari inyandiko mpimbano ndumva nta kintu naba mbeshye. Dore iki gipapuro mwumve uko kivuga ngo report on the medical records review within the certificate. Arangije yandikamo ibintu agenda avuga ngo no information. Arangiza agaragaza ko muri izo records harimo ko umuntu yahegeze yapfuye, ariko ntabwo yigeze agaragaza inkoni. Ubu koko ushobora gufata iki gipapuro ukavuga yuko iki ari cyo kiri fogere? Iki murebe do ibintu yiyandikiye, niba biri muri kodizi kuki atabifotoye? Izo records zo kwa muganga avuga afite, iyi ni kopi bahagereza ikajya gushyira muri fayiro.